Tekereza ahantu hanini cyane ku buryo ushobora kugenda amezi menshi cyane utarabona uruzi, umujyi cyangwa ishyamba. Ahantu izuba ritwika umusenyi kugeza ku bushyuhe bushobora gutwika uruhu mu masegonda make. Ahantu hari harigeze kuba paradizo n'ishyamba ndetse n'inyamaswa n'ibimera, ariko ubu hakaba hasigaye umusenyi gusa ugaragara kugeza aho ijisho rigarukira. Muri kumwe na Niyonzima Israel. Ahantu ni Sahara, ubutayu bunini kandi bushyushye kurusha ubundi ku isi, bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 9,200,000, bungana hafi n'ubunini bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa inshuro zirenga 370 igihugu cy'u Rwanda. Ariko se Sahara yahoze imeze ite? Ni gute ahantu hari huzuye amazi, ibiyaga n'ibiti hahindutse ubutayu bukomeye gutya? Ese ni ukuri ko umunsi umwe ishobora kuzongera kuba icyatsi kibisi? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rudasanzwe twinjira mu mabanga ya Sahara, ubutayu bukomeye kurusha ubundi muri Afurika. Sahara iherereye mu majyaruguru ya Afurika, ikora ku nyanja ya Atlantika mu burengerazuba, ikagera ku nyanja itukura mu burasirazuba, mu majyaruguru ihura n'inyanja ya Mediterane, naho mu majyepfo igahura n'akarere ka Sahel. Ikwira mu bihugu byinshi birimo Algeria, Libya, Misiri, Chad, Niger, Mali, Mauritania, Sudan, Tunisia ndetse na Maroc. Iyo urebye Afurika uri mu kirere, Sahara isa nk'igitambaro kinini cy'umuhondo gitwikiriye hafi 1/3 cy'umugabane. Ikintu gitangaza benshi nuko Sahara atari umusenyi gusa. Mu by'ukuri umusenyi ufata igice gito gusa cyayo. Hari imisozi y'amabuye, ibibaya by'urutare, ibibaya by'umunyu ndetse na oasis. Ni ukuvuga ahantu hato haboneka amazi hagati mu butayu. Izo oasis nizo zituma abantu n'amatungo bashobora kubaho muri bimwe mu bice bya Sahara. Mu mpeshyi ubushyuhe bwo ku manywa bushobora kurenga dogere Celsius 50. Ariko ikintu gitangaje kurushaho nuko uko musenyi ubwawo ushobora kugera kuri dogere Celsius 80 cyangwa kurenga. Ubushyuhe nk'ubwo bushobora gutwika ibintu byinshi mu gihe gito cyane. Ariko iyo izuba rirenze ibintu bihita bihinduka, kubera ko nta bicu bifata ubushyuhe. Amajoro ashobora gukonja cyane, rimwe na rimwe ubushyuhe bugira hafi ya zero, ndetse hari naho urubura rwigeze kugwa. Yego, muri Sahara higeze kugura urubura. Abantu benshi batekereza ko Sahara ari ahantu hapfuye, ariko ibyo ntabwo ari byo. Abahanga bavuga ko muri Sahara habamo amoko arenga 500 y'ibimera, amoko arenga 70 y'ibinyamabere, amoko arenga 300 y'inyoni, amoko arenga 100 y'ibikururanda ndetse n'amoko menshi y'udukoko. Ibinyabuzima byinshi byaho byize uburyo bwo kubaho nta mazi menshi ahari. Xerophyte ni ibimera by'intwari. Muri Sahara haboneka ibimera byitwa xerophyte. Ibi ni ibimera byihariye bishobora kubaho ahantu humye cyane. Bimwe bifite imizi igera hasi cyane ishakisha amazi, ibindi bifite amababi mato cyane cyangwa amahwa kugira ngo bidatakaza amazi menshi. Ni nk'abarwayi b'ibimera. Aho ibindi bimera byapfira byo bikomeza kubaho. Muri Sahara habamo zimwe mu nyamaswa zidasanzwe ku isi. Hari fennec fox, imbwebwe nto ifite amatwi manini cyane ayifasha kugabanya ubushyuhe. Hari ingamiya zishobora kumara igihe kirekire zitanyoye amazi. Hari imparage zo mu butayu, imbeba zo mu butayu ndetse n'inyoni nyinshi zidasanzwe. Ariko hari n'iziteye ubwoba. Hari inzoka za horned vipers, zishobora kwihisha munsi y'umusenyi ku buryo umuntu yazikandagira atazibonye. Hari kandi scorpio ya death stalker, imwe mu zifite uburozi bukomeye cyane ku isi. Abantu batuye muri Sahara bavuga ko nijoro ugomba kureba aho ukandagira buri gihe. Sahara yahoze ari paradizo. Imyaka ibihumbi byinshi ishize Sahara ntiyari ubutayu. Hari inzuzi nini, hari ibiyaga binini, hari ubwatsi bwinshi, hari inzovu, hari imvubu, impyisi, imparage n'izindi nyamaswa nyinshi. Abahanga babimenye bitewe n'ibishushanyo bya kera byabonetse ku bitare byo muri Sahara. Ibyo bishushanyo byerekana abantu baroba amafi, borora amatungo kandi batuye hafi y'amazi menshi cyane. Ibi ni igihamya ikomeye ko Sahara yigeze kuba icyatsi kibisi. Kera cyane aho ikiyaga cya Chad kiri, ubu hari ikiyaga kinini cyitwaga Mega Chad. Cyari gifite ubuso bwa kilometero kare zirenga 350. Cyari kinini kurusha ibihugu byinshi byo muri Afurika. Kimwe mu bintu bitangaje cyane ni uko umucanga wa Sahara utagumaho gusa. Buri mwaka umuyaga uterura toni miliyoni nyinshi cyane z'umukungugu wa Sahara ukawujyana kure cyane. Igice cyawo kigera mu Burayi. Abaturage bo muri Espagne, Portugal cyangwa se Ubutaliyani rimwe na rimwe barabyuka bagasanga imodoka, amazu n'imihanda byuzuye ifu itukura yaturutse muri Afurika. Ariko hari ikindi gitangaje kurushaho. Umukungugu wa Sahara uca hejuru y'inyanja ya Atlantika ugakora urugendo rwa kilometero zirenga 5,000. Ahangaha ujya muri rya shyamba rinini cyane ku isi ryitwa Amazon. Aha ni muri Amerika y'Epfo.
Abahanga basanze uwo mukungugu utwara imyunyungugu myinshi cyane irimo phosphorus. Iyo phosphorus ni nk'ifumbire karemano, ifasha ibiti byo muri Amazone gukura neza. Bivuze ko buri mwaka ubutayu bwa Sahara bwohereza ifumbire karemano mu ishyamba rya Amazone. Tekereza ukuntu biteye amatsiko. Ubutayu bunini bwo muri Afurika nibwo bufasha kugaburira ishyamba rinini cyane ku isi. Iyo urebye Sahara ubona umusenyi gusa, ariko munsi yawo hihishe ikindi gitangaza. Abahanga bavumbuye ko munsi y'ibice byinshi bya Sahara hari ibigega byinshi binini cyane by'amazi bimaze imyaka ibihumbi by'imyaka bibitsemo amazi menshi. Ni nkaho munsi y'ubutayu habitsemo inyanja zitagaragara. Ibi nibyo bituma oasis zimwe na zimwe zikomeza kugira amazi nubwo nta mvura ihagwa. Mu bihe bya kera Sahara yajyaga ihinduka icyatsi, nyuma ikongera kuba ubutayu. Ibi byabaga bitewe n'impinduka z'uko isi izenguruka izuba. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko mu myaka igera ku bihumbi 15 iri imbere Sahara ishobora kongera kugira ibyatsi byinshi n'ibiti nk'uko byahoze kera. Niba ibyo bizaba, isi izongera kubaho imwe mu mpinduka zikomeye z'ibidukikije mu mateka yayo. Uyu munsi iyo urebye Sahara ubona umusenyi gusa, ariko munsi y'uwo musenyi hihisha amateka y'inzuzi zabuze, ibiyaga byumye, inyamaswa zashize n'imico y'abantu yabayeho mbere yacu. Sahara ntabwo ari ubutayu gusa, ni inzu ndangamurage nini y'amateka ya Afurika. Ni igitabo cyanditswe n'umuyaga, izuba n'igihe. Kandi nubwo uyu munsi isa n'ahantu hapfuye, ishobora kongera kuba icyatsi kibisi umunsi umwe. Icyo gihe rimwe mu mabanga akomeye isi yahishe imyaka ibihumbi n'ibihumbi rizaba ryongeye kwigaragaza imbere y'amaso y'abantu bose. Mwari kumwe na Niyonzima Israel.